Ese wari uzi ko munsi y'ibirenge byacu hari umuriro ushyushye nk'ubuso bw'izuba, kandi hejuru yacu hakaba hari imyobo y'umukara ishobora kumira isi yacu mu kanya ko guhumbya? Abantu benshi bibwira ko tuzi neza aho dutuye, ariko siyansi itwereka ko isanzure n'ikuzimu bifite amabanga ateye ubwoba amaso yacu adashobora kutwereka. Ese hari isano hagati y'inyenyeri zituruka kure cyane n'umuriro utogota mu nda y'isi? Uyu munsi kuri Rashimu TV tugiye kumanuka ikuzimu, tunazamuke mu isanzure kugira ngo tumenye ukuri gutangaje guhishwe. Niba ushaka kumenya ibyo abandi batinya kuvuga, kanda subscribe, tugende mu gasobanuye k'uyu munsi. Reka duhere hejuru mu birere. Warazi ko hari inyenyeri nka USQT iruta izindi izuba ryacu inshuro zirenga miliyari? Ubaye uri muri roketi igenda umuvuduko w'urumuri, wafata imyaka ibihumbi ngo uyizenguruke rimwe gusa. Ariko se twavuga iki ku myobo yirabura, black holes? Ni imashini imira buri kintu cyose kiyegereye, ndetse n'umuri ntirushobora kuyicika. Imbere muri yo igihe n'abantu biba bitagikora nk'uko tubizi. Ni amayobera ya siyansi atuma abashakashatsi bose banywa amata. Noneho reka tumanuke ikuzimu mu ndiba y'inyanja mu gace bita Mariana Trench, aho uburebure bugera muri kilometero 11 z'ikuzimu hari inyamaswa ziteye amatsiko nka anglerfish ifite itara ku mutwe ryaka mu mwijima, icura buri yindi ngo ikurure ibyo kurya. Hari inyamaswa zidashobora gupfa, imoto jellyfish bishobora gusubira kuba ntoya iyo zishaje zikongera zikagaruka bushyashya. Siyansi tubwira ko dushobora kuba tuzi 5% gusa byibera mu nyanja. Tekereza rero ibindi bintu bitangaje bishobora kuba bihisheyo. Siyansi tubwira ko mu nda y'isi dekoa hari umuriro ukaze cyane ungana n'ubushyuhe bw'izuba. Ariko hari amateka atangaje. Waba uzi admirability? Uyu mugabo w'umunyamerika yavuze ko yigeze kugurukira mu mwenge uri mu kumpera y'isi North Pole, maze akisanga mu yindi si irimo abantu b'ibihangaje n'ikoranabuhanga rihanitse. Mu bihugu byinshi ikuzimu hafatwa nk'ahantu h'umwijima cyangwa aho imyuka mibi iba. Ariko se haba ari ahantu nyaburanga hari ubutaka cyangwa n'imbaraga z'umwuka gusa? Igitangaje ni iki: isanzure ry'ikirere n'ikuzimu byose bifite ikintu kimwe bihuriyeho: ubushyuhe n'umuvuduko ukabije. Siyansi ivuga ko iyo ugiye mu nyanja ushake kuzimu, umuvuduko w'amazi pressure ushobora kuguhanya. Iyo ugiye mu isanzure nabwo ukeneye ibikoresho bidasanzwe. Ese umuntu ari hagati y'ibi byombi kugira ngo akore iki? Nk'uko twabibonye muri video yacu ivuga umuntu yapfa akazuka, isano iri hagati y'umubiri w'umuntu, ubutaka n'umwuka we n'isanzure niryo banga rya mbere ry'ubuzima. Isanzure n'ikuzimu byose biracyaduhishe byinshi, ariko kimwe ni ukuri: twebwe turi hano hagati dufite inshingano yo kubishaka no kubisobanukirwa. Wowe utekereza iki? Ese ikuzimu hariyo indi si nk'iyacu, cyangwa ni inkuru z'amateka gusa? Twandikire mu bitekerezo. Niba ukunda ibi biganiro by'ubushakashatsi, kanda subscribe kuri Rashimu TV, kanda like, kandi usangize video n'abandi kugira ngo dukomeze twunguke ubumenyi. Twe nituvuga turasobanura.